Mu gihe twumvise inkuru mbi ibabaje cyangwa iteye ubwoba, duhita twibaza ngo ese kuki ibi bibaho koko? Iyo twabuze uwo twakundaga, iyo tubonye akarengane cyangwa abababaye, twibaza impamvu biriho. Nyamara iyo tunezerewe ntitwibaza impamvu byo byabayeho. Ni bake ku isi bibaza impamvu banezerewe, batunze cyangwa se batarwaye. Ni bake bibaza impamvu bagifite ababyeyi cyangwa se bafite ibyo kurya. Mu bihe byiza ntitujya twibaza impamvu tubirimo. Akenshi twinuba cyangwa se dutangira kwibaza impamvu y'ubuzima ari uko tugeze mu bihe bigoye. Umuhanga umwe yaravuze ngo mu buzima habaho iminsi ibiri y'ingenzi mu mibereho ya muntu. Iyi minsi, uwa mbere ni umunsi wavutseho, uwa kabiri ni umunsi wamenyeyeho impamvu uriho. Nta wahisemo uko avuka, nta wahisemo aho avukira, nta n'uwahisemo umuryango avukiramo. Niyo mpamvu nta n'uwaremewe kurira cyangwa se kubaho nabi. Uko waba uri kose, hari icyo ufite mugenzi wawe adafite, hari icyo ufite undi akeneye. Guca bugufi, gufashanya, gusangira, kugira neza byatuma njye nawe duhindura isi. Niba unezerewe, gira uwo usangira nawe ibyo byishimo. Ejo nawe nubabara uzibukwa. Niba ufite icyo kurya, wagira uwo uvunguriraho gato nawe akaramuka. Ntugaye impano yawe nto, niyo yaba ijambo rihumuriza ryakiza uwari ugeze kure. Isi yuzuye imbabare, abashonje, abakene, imfungwa, imfubyi n'abapfakazi. Abo bose bakeneye impuhwe zawe, bakeneye ijambo ryawe ryiza, ndetse bakeneye ubereka ko bitaweho. Ushobora kuvuga ko ubuzima urimo nawe ntako umeze, nyamara urebye neza hari uri munsi yawe. Uko waba umeze kose, hari uwo ushobora gufata ukuboko iminsi ikicuma. Ushobora kudakiza inzara, ushobora kudakiza ububabare bugaragara ariko ugakiza ubwigunge. Ushobora kudakiza ubukene ugakiza agahinda. Uko uri kose hari impano wifitemo, hari icyiza ufite mugenzi wawe akeneye. Ntabwo ubwawe wihagije, ndagukeneye kandi nawe urankeneye. Umuntu ni nk'undi, ahandi ejo nawe wahajya. Niyo mpamvu uko uri kose wakanyuzwe n'uko uriho, ndetse ugaharanira gufasha uri munsi yawe, ugaharanira umunezero wa mugenzi wawe, nuko nawe ejo ukazibukwa. Kuko Umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere, kuko ineza uyisanga imbere. Niba utunze, hari impamvu ufite ibyo, ni ukugira ngo ahari ufashe abakene. Niba ubabaye kandi humura, iyakuremye izi impamvu kuko ikoresha abantu ngo icyubahiro cyayo kigaragarize muri bo. Ntabwo umubabaro uzahoraho, ntabwo inzara izahoraho, ntabwo amarira azahoraho, nta n'ubwo urupfu ruzahoraho. Burya byose bigira iherezo. Birashoboka ko muri iyi si y'umubabaro twabibamo tunezerewe. Birashoboka ko no mu bihe bigoye twabinyuranamo amahoro. Ibi byose byashoboka ari uko njye nawe dufatanyije tukimika kugira neza no kwita ku mbabare. Urukundo, ikinyabupfura, kugira neza ndetse n'amahoro byatwuzura njye nawe tubihisemo none. Reka kwikunda bitujye kure, kwihugiraho no kwikubira tubiganze, turangwe n'impuhwe ndetse duharanire umunezero kuri bose. Gira neza.